Naishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watakapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Ukala Kristo azishia n'ijuru gushimukiza, nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza. Tuzaririmbira Umukiza kuko yatuguze amaraso ye. Abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza, abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza. Uko dukorera Umukiza azatugororera ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Tuzaririmbira Umukiza kuko yatuguze amaraso ye. Abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza, abakorana urukundo bazahora bamuhimbaza, abakorana urukundo bazahora